Paul, ku munsi w'ejo nibyo icyo twakomeje kuvuga ndetse n'icyo abaturage bategereje n'irahira ry'umukuru w'igihugu, ariko kandi hari byinshi tuba dukeneye kumenya. Burya urabizi yuko hari ibikubiye mu ndahiro ya perezida wa repubulika, si ibyo gusa kandi urabizi yuko nanone hari n'ibyo ahabwa, ibimenyetso ahabwa. Ibyo byose se ntidukeneye gusobanukirwa icyo bivuze. Profeseri Sam Rugege yaganiriye na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo amusobanurira byimbitse ibyo tuba dufite amatsiko turi benshi. Tariki 11 Kanama ni umunsi ukomeye ku Rwanda n'abanyarwanda, kuko ari bwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame azarahira kuyobora u Rwanda manda y'imyaka 5, ni nyuma yuko atsinze amatora ku majwi y'ikirenga 99 n'ibice 18%. Kugira ngo turusheho gucengera ibijyanye n'uyu muhango, ndi kumwe n'umuntu w'ingenzi, Professor Sam Rugege, impuguke mu bijyanye n'amategeko, wazobera ibijyanye n'inteko nshinga, mwarabyigishije muri kaminuza zitandukanye, Uganda, Lesotho, Swaziland no muri Afrika y'Epfo. Mwabaye vice president w'urukiko rw'ikirenga imyaka 8, muyobora urukiko rw'ikirenga imyaka nanone 8, ubwo mumaze imyaka 16. Ariko icy'ingenzi cyane nimwe mwarahije perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri 2017 ubwo aheruka kurahira. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe Professor Sam Rugege. Murakoze cyane. Natinze umuhango wo kurahira wa perezida wa repubulika mushingiye ku itegeko nshinga n'andi mategeko, n'umuhango ufite ikihe gisobanuro? Uwo muhango ufite igisobanuro cy'uko umuyobozi yaba perezida yaba abandi bayobozi bakuru ndetse kugera ku bayobozi b'inzego z'ibanze, itegeko riteganya ko bagomba kurahira mbere yo gutangira imirimo yabo. Ikigamijwe ni uko urahira agomba kugaragaza ko yumva neza uburemere bw'inshingano hawe, kandi akemeza abanyarwanda, akabasezeranya ko izo nshingano azazisohoza neza, azakora n'umurava kugira ngo azigereho anazirenze. Niyo mpamvu abantu bagomba kurahira kwiyemeza no kugaragariza abo bazakorera cyangwa bazayobora ko ibyo bavuga babyiyemeje kandi inshingano bahawe bazazikora neza. Murakoze cyane. Kuri perezida wa repubulika by'umwihariko hari ibirango mu muha. Yes. Ni ibihe birango mu muha, bisobanuye iki? Ibirango nibyo kumugaragariza nyine inshingano ze, cyane cyane harimo itegeko nshinga, hakabamo ibendera ry'igihugu, hakabamo ikirangantego, hakabamo n'inkota. Inkota n'ingabo. Inkota n'ingabo ziyitanga, ariko nayo it's important. So icya mbere itegeko nshinga. Itegeko nshinga niryo tegeko risumba yandi mu gihugu. Buri wese agomba kurikurikiza, harimo na perezida. Nubwo ari we umuyobozi mukuru w'igihugu, agomba gukurikiza itegeko nshinga, ibyo ritegetse akabikurikiza. Itegeko rivuga ko itegeko cyangwa icyemezo cyangwa igikorwa kinyuranije n'itegeko nshinga kidafite agaciro. So agomba kumenya ibikubiyemo bikamuyobora uko ayobora igihugu. Ibendera ry'igihugu ni ikimenyetso cy'igihugu. Aho ugiye hose ukabona iryo bendera, ni ukuvuga igihugu kirahari. So ni ikimenyetso gihuza abenegihugu, kikabatera ishema. Urabona nk'iyo hari sa siporo muri Olympique cyangwa ahandi, buri bakinnyi baba bafite ibendera ryabo kandi bakaryishimira, bakaba barigaragaza. Ni ukuvuga ko rifite uburyo bwo guhuza abantu
so bikaba bihuje n'intego yacu yo kugira ubumwe bw'abanyarwanda. Ikirangantego nacyo ni ikimenyetso cy'igihugu kuko cyane cyane ku bijyanye n'imikoranire n'ibindi bihugu icyo kirangantego kigomba kugaragaza gushyirwa ku mpapuro z'abahererekanya ndetse no mu gihugu ni ikimenyetso kigaragaza ko iyo nyandiko yemewe kandi ivuye mu butegetsi yemewe na leta. Ku bijyanye n'inkota n'ingabo, ibyo bijyanye no gusigasira amahoro no guharanira ubusugire bw'igihugu, defense of the people, abantu bakabona ko umugaba w'ikirenga ari we perezida, ari we wa mbere ushinzwe ubusugire bw'igihugu, to defend the country, kurinda amahoro y'abaturage. Mu bihugu bimwe tubona abaperezida barahira bafashe kuri Bibiliya, Korowani se cyangwa se ibindi bitabo bijyanye n'ukwemera. Kuki mu Rwanda bidakorwa? Mu Rwanda ngira ngo icya mbere ntabwo bisabwa n'itegeko. Igihugu cy'u Rwanda ntabwo gishingiye ku idini, ni secular state. Nubwo hemewe amadini, nta dini rifite uburemere bwo kuba ryayobora imikorere y'igihugu. Reka mbabaze nko mu munota umwe, iyo perezida arahira ni ibiki aba yiyemeza bikubiye mu ndahiro ye by'ingenzi? Ibikubiye mu ndahiro ye by'ingenzi ngira ngo harimo kudahemukira Repubulika y'u Rwanda nk'abandi bayobozi bose, ntagomba guhemukira Repubulika, agomba gukurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko kandi akarinda itegeko nshinga, no kuvuga ko akabona ko n'abandi barikurikiza. Niwe muyobozi mukuru, agomba no kubona ko ntawe wishe itegeko nshinga. Ikindi ni ubumwe bw'abanyarwanda. Harimo ko perezida agomba gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, cyane cyane tureba aho tuvuye nk'igihugu. Byari ngombwa gushyira muri constitution, mu itegeko nshinga, ko dushyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Kandi n'ikindi ngira ngo ni uko agomba gushyira imbere inyungu z'abanyarwanda bose, nta vangura, akakora ibiteza imbere abanyarwanda, bibafitiye akamaro. Ndabashimira cyane. Mwagize amahirwe yo kurahiza perezida w'u Rwanda, kurahiza umuntu nk'uriya ukomeye mu gihugu, mubikora muri 2017. Iyo umwanya ugeze ukavuga ngo ni wowe ugiye kumurahiriza, ni wowe babahanze amaso, haba habaye akarasisi, haba ibindi birori, ariko uyu mwanya urageze nyirizina ngo ni wowe ugiye kurahiza perezida. Wumvise umeze ute muri 2017? Byaranshimishije cyane, byanteye ishema ko ngize uruhare mu kurahiza perezida, ari we muyobozi mukuru w'igihugu. Amahirwe ataboneka buri gihe, so numvaga nagize amahirwe akomeye ko byageze nkiri muri manda yanjye nshobora kubikora. Ngira ngo habamo akantu ko guhangayika gatoya kakubayeho, kabayeho kugira ngo ibintu bigende neza, hatagira
ikitagenda neza ariko byagenze neza ko twari twabyiteguye neza. wari wamaze igihe ubyitoza se ukavuga uti twarabyitoje kabisa. Ntabwo ari ibintu byo gupfa kwinjiramo, twarabyitwaje tubona ko biri bugende neza byose. Profesa Sam Rugege, mwaraje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri 2017, mwabaye urukiko rw'ikirenga imyaka 8 mu kiruhuko cy'izabukuru, mwagize uruhare runini, mwatsanze umusaza munini mu bijyanye n'amategeko hano mu Rwanda. Tubashimiye ikiganiro cyiza muduhaye. Murakoze cyane.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ararahirira kongera gutegeka u Rwanda kuri manda ya mbere y'imyaka 5. Umuhango urabera kuri Stade Amahoro ahitezwe abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma batandukanye n'abanyarwanda. Umutekano urabuteye ute? Navuganye na ICP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ambwira ingamba zafashwe. Birumvikana ko ibirori biraba mu kanya katarambiranye amasaha ari imbere makeya, ariko tumaze igihe twitegura hamwe n'ababitegura nyine, ariko natwe nk'abashinzwe umutekano hari ibyo tugomba kwitegura, cyane cyane iyo haza abashyitsi b'abanyacyubahiro baturutse hirya no hino. Birumvikana ko habaho umwihariko wo gufatanya n'inzego zabo ziba zaje kugira ngo tubashe kubacungira umutekano. Iyo tuvuze umutekano aho ngaho ni umutekano kuva bageze ku kibuga, aho banyura mu muhanda, aho bajya aho bari bucumbike, ndetse no kuva aho bacumbikiwe kujya kuri stade ahabera umuhango nyirizina. None se umutekano w'abanyagihugu wo murawurinda mute? Ndashaka kuvuga umutekano w'abanyakigali abatari bushobore kuza kuri stade baragenda bate? Imihanda ifunguwe n'ifunze niyihe? Umutekano muri rusange ukunzwe neza ku bashyitsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange b'abanyakigali, ariko birumvikana nyine hari umwihariko ku gikorwa cy'uwo munsi. Imihanda iri bukoreshwe kubamenyereye Kigali, ku bashyitsi baraye baje n'abakomeza kuza mu masaha ari imbere, ni umuhanda uturuka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ugaca ahamenyere nko ku Giporoso, kwa Rando, ku Gishushu cyangwa kuri RDB, ugakomeza ukaca hahoze KBC abahazi cyangwa hari Kigali Convention, ukanyura Sopetrade, Peage, ndetse ugakomeza no mu mujyi rwagati ahari amahoteli nka Serena, Marriott, 4 Point Hotel, ibyo bice. Wakongeraho nanone agace gahera kwa Rando kajya ku Stade Amahoro, ndetse n'agace gaturuka hariya kuri Prince House gaca hari banki ya CSS kakinjira amarembo ya Stade Amahoro. Impamvu ako gace kazamo nuko dutiganya ko hari abayobozi bakuru b'ibihugu bazaza bavuye ku kibuga bakaba baza kuri stade nta handi banyuze, ndetse akaba ari n'abarangiza umuhango kuri stade bagasohoka bahita bajya ku kibuga. Ako gahanda rero kazakoreshwa. Birumvikana ko mu gihe iyo mihanda abashyitsi bazaba bayicamo, niho dusaba abanyarwanda ko bazabihanganye cyangwa bakabakoresha indi mihanda mu gihe abashyitsi bazaba batambuka mu rwego rwo kubakira. None se ACP Rutikanga, nk'umuntu uri buturuke mu karere ka Ngoma cyangwa se uri buturuke Muhanga yifuza kuza hafi ya Serena, nuvuga ko adashobora kugera muri Kigali kuri iki cyumweru? Bazahagera, wenda unyemerere kambonero kugira icyo uko nabayobora. Umuntu uzaba uturutse ngo cyangwa iburasirazuba, iyo mvuze iburasirazuba n'ubwo igihugu cyangwa ubw'umujyi wa Kigali, azaza ku muhanda umenyereye nk'uwa Masaka ku Murindi 12 katire ku Kigali Parents, azamuke Kimironko, agiye Kibagabaga agiye mu kabuga ka Nyarutarama, aze ku Kinamba cya Kacyiru, agiye kuri Twaru, akomeze Nyabugogo, nimba rusohoka mu mujyi, nimba rukomeza mu mujyi azamuke kuri Yamaha, ace kuri Apakope, atunguke mu mujyi ahandi hahoze gereza ya Nyarugenge, akomeze mu mujyi atunguke aho ngaho waruvuze kuri Sena mu mujyi rwagati. Ariko nanone uturutse tuvuge amajyaruguru, ubwo ni Musanze, cyangwa amajyepfo, ubwo ni za Muhanga, uturutse za Muhanga ashobora guca mu muhanda Norvege, kuba hamenyereye muri Kigali hari umuhanda uca aho bita Norvege ukatunguka kujyanya Nyamirambo, akaba yakomeza akajya mu mujyi. Ndetse uturutse amajyaruguru cyangwa amajyepfo bashobora guca ku Giti cy'inyoni bagatunguka Nyabugogo, ubwo ushaka Nyamirambo yazamuka Kimisagara, ushaka gukomeza mu mujyi akazamuka aho bita kwa Kabuga kuri Yamaha, akaba yakongera agakata kuri Apakope agakomeza kuri ahahoze gereza akajya mu mujyi. Izo zose ni inzira zabageza mu mujyi. Ariko nanone n'uturutse Gicumbi cyangwa hoze icyo bitaga Byumba ashobora kuza aca Karuruma, hari umuhanda ucaho hasi ugatunguka ku Gisozi. Iyo yose ni imihanda izwi imenyerewe, kandi aho hose